mwese mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, kampani ya mbere kandi yizewe ibageza ibibanza byiza, amazu meza ku giciro cyiza cyane. Mbese imitungo yose itimukanwa ni muri Gisenyi Komisiyoneri tugufasha ndetse ku giciro cyiza cyane. Uyu munsi turi hano kuri Brasserie neza muri kubona ahantu ndi dufite view y'ikivu, ndetse tukaba turi ahantu ubukerarugendo bwamaze gutera imbere cyane, bitewe nuko hano hantu turi ubukerarugendo bwo muri kano karere ka Rubavu bushingiye ahanini hano hantu turi. Uri kubona ko turi ahantu heza, aho tubazaniye ikibanza, ni ikibanza cyiza kiri ahantu heza hafi n'amahoteli. Muri kubona hano hepfo ni kuri Heza Beach, hariya ni kuri Nirvana. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane. Tuhabazaniye rero ikibanza kingana n'ubuso cyangwa se gifite ubuso 550. Reka tuhagere naho tubereke ukuntu hameze. Muri kubona ko kino nicyo kibanza cyacu twari turi kubabwira, ni ikibanza kinini, ikibanza gifite ubuso 550. Uri kubona hariya ukuntu bino biti bya gereveriya bije hariya gutya kugera hano hahinze ikawa. Uyu murima wose urimo ikawa nicyo kibanza tubazaniye. Uri kubona ko kiri ahantu heza, ni ahantu ku muhanda, zone ni imiturire. Hano ushobora kuhashyira inzu ya etaje igeretse uko ubishaka kose bigakunda. Uramutse ushaka kino kibanza cyo kukigurisha kuri miliyoni 70 zirimo n'ibiganiro, aha hantu hashobora kuba hawe. Hano ahantu heza cyane nk'uko twabibabwiye. Uri kubona ko ni mu gice cy'ubukerarugendo, uvuye ku Isimbi moteri, Inyoni moteri, ni neza ni hafi y'aha ngaha ku minota 5 hano hantu ubu hageze. Muri kumva ko ni ahantu heza. Hano ushobora kwashyira apartment, ushobora kwashyira inyubako yose washyira hano hantu yakubyarira amafaranga. Uramutse ushaka kino kibanza watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero iri kubona muri screen yawe, ndetse ukaba wanadusura ku mbuga dukoresha ni TikTok, Instagram, YouTube, hose ni Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.